ibyo Yesu yakuvuzeho ni ukuri, bitinde bitebuke bizagenda gute? Nagira ngo wumve ikintu kimwe, ibyo yakuvuzeho n'ibyo aguteganyiriza ntabwo byavuye kuri wowe, ntibinaterwa nawe. Niyo mpamvu n'abatangara baba bari mu kuri koko. Hari ibyo Imana yavuze ku muryango wawe, hari ibyo yavuze ku mudugudu wanyu, hari ibyo yavuze ku rugo rwawe, hari ibyo yavuze ku bucuruzi bwawe, hari ibyo yakuvuzeho. Ndagira ngo uyu munsi ufatanye n'iri jambo, wizere, wibuke yuko ibyo yavuze no kubikora izabikora. Umugambi Imana yaguhamagariye uracyahari, niyo mpamvu ikigukomeyeho kandi iguhagazeho. Yesu ashimwe. Nagira ngo nongere mbasuhuze, itekana umunezero kuba ndi hano. Ndagira hari benshi bancika tudasuhuzanyije. Ndagira ngo uyu mwanya suhuriza mugenzi wawe, nushaka umumpoberere mubwire ngo komera, turagukunze kandi urakunzwe mu nzu y'Imana. Hari benshi babigize umwuga wo kuncika, bamara n'igihe kirekire tutabonana kandi bahari. Mubampoberere rwose, mubambwire ngo mukomere, Kristo ari mu ruhande rwacu. Uyu munsi hari amagambo Imana imaze iminsi imbwira, nyibutsa kwibutsa itorero. Nagize ngo nyahuze n'igice turimo tuganiraho uyu munsi kugira ngo twumve ubwo butumwa Imana yatugeneye. Ngira ngo nibutse abamaze iminsi tugendana muri iki gitabo ndetse n'abashyitsi. Aha turi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, n'imirimo intumwa zakoreshejwe na Mwuka Wera. Iki gitabo njya mvuga ngo the key verse cyangwa umurongo fatizo w'iki gitabo ni ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Hamwe havuga ngo nyamara muzambikwa imbaraga, muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera nabamanukira, namwe muzaba abagabo bo kumpamya hose. Twagize ibihe byiza rero. Uyu munsi aho tugeze twarimo tureba intumwa Pawulo amaze kuburana ubwa gatatu ndetse n'ubwa kane, yisanze nanone urubanza rugikomeje, agomba kuburana bwa nyuma mbere y'uko ajyanwa i Roma. Muri urwo rubanza rwe turasangamo inyigisho kuri buri muntu wese, waba ukijijwe vuba, waba uri hafi gukizwa, waba waje uri umushyitsi ugishakisha Yesu, cyangwa se uri umukristo umaze iminsi. Twese hari icyo ijambo ry'Imana ryaduteguriye kuri uyu munsi, kandi amagambo Imana yampaye kukubwira arakureba nawe. Ndaza kubanza gusoma ibyanditswe byera, nyuma tuze kuganira. Kandi agira ngo nsaba Imana kugira ngo ikurinde wa mwuka wa sekibi, wa wundi utera abantu kurangara mu gihe cy'ijambo ry'Imana, wa wundi utuma abana bari bacecetse batangira kurira, ababyeyi babo nabo ukagira ngo sinzi cyabateye bakirengagiza abana babo, bakarangaza iteraniro, umubyeyi nawe yireberera. Bene iyo myuka yose itsindwe mu izina rya Yesu. Na ya myuka mibi yinjira mu baririmbyi bamwe na bamwe, ukabona barasohotse mu gihe cy'ijambo ry'Imana, bakajya hanze bagatindayo, Satani akabahuma amaso ntibagire n'isoni. Iyo myuka mibi yose itsindwe mu izina rya Yesu. Na ya myuka yo kurangarira kuri za telefone, abandi bari mu ijambo ry'Imana kandi atari n'ijambo ry'Imana basoma, iyo nayo yose itsindwe mu izina rya Yesu. Abo tukiri kumwe tuzamure ikiganza. Hari amagambo Imana ikomeje kunshishikariza kukwibutsa kenshi, kwibutsa itorero muri iyi minsi. Amagambo Imana yaneguriye ndetse nawe yaguteguriye ubwawe, kandi arajyana neza n'iyi nkuru tugeze muri iki gice cya 26 cy'ibyakozwe n'intumwa. Reka rero tudatinze tubanze dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa ibice 26.
Niba wahageze zamura ikiganza kugira ngo ndebe ko turi gusoma twese turi hamwe. Okay, ndabona twahageze. Abadafite Bibiliya n'abatindi nyabatindi. Reba uwo muri kumwe umumbarize niba yayibagiye, umubwire ngo ku cyumweru ntazayibagirwe. Nakubwira ko atayifite umubwire ngo Imana igukiza ubutindi. Imana igukiza ubutindi ikudinde. Ariko niba afite telefone we kumubwira ngo Imana imukiza ubutindi, umubwire ngo Imana ikurinde kubara amacuri. Kubara amacuri kuko yahereye kuri telefone aho kubanza ku cy'ingenzi kurusha telefone, ijambo ry'Imana. Reka dusome. Ndahera ku murongo wa mbere. Agiripa abwira Pawulo ati wemerewe kwiregura. Maze Pawulo arambura ukuboko ariregura ati ibyo narezwe n'abayuda byose mwami Agiripa, ndishimye ko ari wowe ngiye kubyireguriraho, kandi cyane cyane kuko uzi imigenzo n'impaka byo mu bayuda byose. Nicyo gitumye nkwinginga ngo wihanganire kunyumva. Ingeso zanjye uhereye mu buto bwanjye, ubwo nahoraga mu bwoko bwacu ni Yerusalemu, uhereye mbere na mbere abayuda bose barazizi kandi baranzi uhereye mbere na mbere, ndetse bakwemera guhamya yuko nari umufarisayo wo mu gice cyarushaga ibindi byo mu idini yacu gukomeza imihango. None mpagaritswe gucirwa urubanza kuko niringira kuzabona iby'Imana yasezeranije ba sokuruza, iby'imiryango yacu 12 yiringira kuzabona, ikorera Imana n'umwete mwinshi ku manywa na nijoro. Kuko ari byo niringira, none mwami nicyo gitumye ndegwa n'abayuda. Niki gituma mugira ngo ni ikintu kidashoboka kwemerwa ko Imana izura abapfuye? Imana ni Imana kandi si ubwa mbere ibikora, murabizi. Ubwanjye nibwiraga yuko nkwiriye gukora byinshi birwanya izina rya Yesu w'i Nazareti. No kubikora nabikoreraga i Yerusalemu, ngashyira abera benshi mu mazu y'imbohe, mpawe ubutware n'abatambyi bakuru, kandi uko babicaga nemeraga ko babica. No mu masinagogi yose nabahanaga kenshi, nkabahata gutuka Yesu, kandi kuko nasazwaga cyane no kubarakarira, nicyo cyanteraga kubarenganiriza no mu midugudu y'abanyamahanga. 12. Ngikora ibyo njye Damasiko, mpawe ubutware ntegetswe n'abatambyi bakuru, ngigenda ku manywa y'ihangu, mwami mbona umucyo uvuye mu ijuru urushiwe izuba, unsangana nabo tugendana. Twese twikubita hasi, numva ijwi rimbwira mu ruheburayo riti Sawuli, Sawuli, urenganyiriza iki? Biragukomereye gutera imigeri ku mihunda. Nanjye ndabaza nti urinde mwami? Mwami aransubiza ati ndi Yesu wo urenganya. Ariko haguruka uhagarare, kuko itumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekerana. Naravuze ngo uyu mwaka ngo ni umwaka wo gukoreshwa n'ibindi birenze n'ibyambere, ngo ukize abo ubwoko bwanyu n'abanyamahanga aribo ngutumyeho, kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahere ko bababarirwa ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe kunyizera. Mwami Agiripa, mpera ko sinanga kumvira ibyo neretswe byavuye mu ijuru, ahubwo mbaza ab'i Damasiko, maze mbwira ab'i Yerusalemu nabo mu gihugu cyose cy'Yudaya n'abanyamahanga, mabwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bakora imirimo ikwiriye abihannye. Nicyo cyatumye abayuda bamfatira mu rusengero bakagerageza kunyica, ariko mbona gutabarwa kuvuye ku Mana, na n'ubu ndacyariho. Niba ari Bibiliya yawe aho ngaho hasorenya ati na n'ubu ndacyariho. Mbwira uwo muri kumwe ngo na n'ubu turacyariho, kandi turacyariho, kandi nitunapfa Bwuma yasenze neza, yavuze ngo tuzajya mu ijuru. Mpamiriza aboroheje n'abakomeye icyo akora. Ako kantu nako kumve neza. Ntacyo mvuga keretse iby'abahanuzi na Mose bavuze ko bizaba. Umenye iryo niryo jambo ry'Imana bari bafite, nibyo bintu byari bafite. Nukuvuga ngo nta magambo y'ubujajwa yirirwa agenda avuga ngo ndi guhanura ibitafatika. Ntacyo mvuga uretse ibiri mu ijambo ry'Imana. Ntacyo mvuga uretse iby'abahanuzi na Mose bagendaga gute bavugaga. Turi kugendana umugani w'abaguye turi kujana yuko Kristo atazabura kubabazwa
kandi kari we uzabanza kuzuka no kubwira ubwoko bwacu n'abanyamahanga ubutumwa bw'umucyo. Akiregura atyo, Festo avuga ijwi rirenga ati, urasaze Pawulo, ubwenge bwawe bwinshi buragusajije. Mu yandi magambo, utaye umutwe, urasaze. Pawulo aramusubiza ati, sinasaze nyakubahwa Festo, ahubwo ayo magambo nyavuganye ukuri no kwitonda. Ndetse n'umwami azi ibyo neza, kandi nabimubwira nshize amanga, kuko nzi ko ari ntacyo muri ibyo ayobewe, kuko bitakozwe rwihishwa. Nyamvuga ngo icyo ni kimwe mu by'ingenzi byerekana itandukaniro hagati y'ubukristo n'andi madini. Amadini menshi avuga ko ashingira ku butumwa aba yatangije bahawe mu ibanga. Ubukristo bwo bugashingira ku byakozwe ku mugaragaro izuba riva, ibintu byakozwe hari abantu benshi bifite gihamya, ibintu byabayeho bikagaragarira bose ku buryo utabasha no kubikura mu mateka. N'abatemera Kristo b'abahanga, abatemera Imana bose ntibashobora kubikura mu mateka kuko ni amateka yabayeho. 27. Mbese mwami Agripa, wemeye ibyahanuwe? Atarasubiza, Pawulo ahita avuga ngo nzi yuko ubyemeye. 28. Agripa asubiza Pawulo ati, ubuze hato ukanyemeza kuba umukristo pe? Pawulo ati, ndasaba Imana kugira ngo haba hato haba hanini, uretse wowe wenyine, ahubwo n'abanyumva uyu munsi bose bamere nkanjye, keretse iyi minyururu gusa. Abakozi b'Imana bifuriza abantu ibyiza. Hari abantu bahora bifuriza abantu ibibi, ngo kuko we yabayeho nabi akifuza ko n'abandi babaho nabi. Niba yaratangiye itorero avunitse afite ingoma gusa na Bibiliya, akumva ko n'abandi bagombye kuritangira ari uko bavunitse. Ngo mwebwe ngo muzi urugendo twagendaga, none se shaka ko ari ugiye cyane Imana ibaha umugisha kubw'ibyo, ariko ubu ngubu hari n'imodokari. Aza turi kugenda mu modokari, Yesu ntiyagiye ku ndogobe. Ariko menye icyo gihe yari indogobe nshya, buriya nawe yari imodoka nshya, ni nko kujya mu Kagera. Umwami ahagurukana n'umutegeka mukuru na Bernike, nabo bari bicaranye. Basohotse baravugana bati, ntacyo uyu muntu yakoze gikwiriye kumwicisha cyangwa kumubohesha. Agiripa abwira Festo ati, uyu muntu abarekuwe iyaba atarajuririye kwa Kaisari. Ndagira ngo ako kantu gasurinye, ndagira ngo nkwibutse ko Agiripa wamugiriye impuhwe. Hari igihe abisi batugirira impuhwe zitajyanye n'ibyo Imana ishaka. Kuri Agiripa yumvaga ko ari igihombo kuri Pawulo kudahita arekurwa, ariko mu gihe misiyo Imana yari yaravuze kuri Pawulo agihamagarwa kujya kwa Faisali akamubwiriza ubutumwa bwiza, wari umwanya mwiza, yari opportunity. Nkuko uko urubanza rwagenze, Festus arusubiramo, Pawulo atanga ubuhamya bwe arabwiriza ashize amanga, nuko abatware nabo bagize icyo babivugaho. Ndagira ngo ntarababwira amagambo Imana yanshyize ku mutima, tubanze twongere dusenge. Mwami Mana yacu, tugushimiye ijambo ryawe wiyandikishirije, nukuri ryahumetswe nawe, kandi ryahumekewe kugira ngo buri wese muri twe, buri wese waje hano uyu munsi rimugirire umumaro. Buri wese muri twe rimwigishe, rimwemeza ibyaha bye, ye kwidefanda mu mafuti, rimutunganye rwose, rimuhanire gukiranuka. Mwami Imana, nitumara guca bugufi imbere yawe tukihana, tukongera tukiyeza imbere yawe, utwereshe ukuri kw'ijambo ryawe, maze tube abantu bawe bashyitse, abagabo n'abagore bashyitse, abasore n'inkumi bashyitse, bafite ibibakwiriye byose, ngo tubashe gukora imirimo myiza yose wowe Mwami wiremeye kera kugira ngo tuyigenderezemo. Ngaho tuganirize Mwami, imitima yacu iriteguye, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Uyu munsi Imana yampaye ubutumwa bugira buti, ibyo Yesu yakuvuzeho bitinde bitebuke bizasohora. Imana iguhagazeho kandi gukomeyeho, humura, nta kizarogoya umugambi wayo kuri wowe. Ndagira ngo mbisubiremo, ibyo Yesu yakuvuzeho bitinde bitebuke bizasohora. Imana iguhagazeho kandi gukomeyeho, humura, nta kizarogoya umugambi wayo
kuri wowe. Ubutumwa Imana yabumpaye mu bice bibiri cyangwa se amagambo abiri nshaka ko uza gutahana. Irya mbere nuko ibyo Yesu yakuvuzeho ni ukuri, bitinde bitebuke bizasohora. Ibyo Yesu yakuvuzeho ni ukuri, bitinde bitebuke bizasohora. Banubwira aya magambo ko nkomeza kwibutsa abantu, nari ngeze muri iki gice noneho nshaka kubihuza, ndareba nibuka amagambo twasomye muri ibi byakozwe n'intumwa mu guhamagarwa kwa Pawulo mu gice cya 9. Ndagira ngo wibuke ko ndimo mvuga ngo Yesu ibyo yakuvuzeho ni ukuri, bitinde bitebuke bizagenda gute, bizasohora. Ndagira ngo wibuke uyu Sawuli ubwe ariyemerera yuko yari mubi pe bizwi. Hari abantu babi bihishe hano ariko bindyarya bitazwi, sibyo? Hano hari abantu beza batigaragaza, batikorera marketing, batanazwi, ariko hari abantu babi hano baturamye, uwafata nka filime bahunga, banza batahunga na Afurika, bahungira kure. Pawulo we yarazwi, nawe arabyiyemerera, yari mubi, aza guhura na Yesu. Ahuye na Yesu, nibyo navugaga, yahuye nawe mu gice cya 9 ari kumwe n'abantu. Hari abantu bajya bavuga ngo bumvise amajwi. Iyo usomye igice cya 9, ijwi Pawulo yumvise n'abari kumwe nabo bararyumvise, ntago ryari ijwi ritariho. Mujya musoma akigenda uvuye mu ijuru agwa hasi, yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Aramubaza ati, urinde mwami? Nawe ati, ndi Yesu wo urenganya, ariko haguruka ujye mu mudugudu. Murongo wa 7, abagabo bajyanye nawe bahagarara badakoma kuko bumvisha iryo jwi batagize umuntu babona. Iryo jwi nabo bararyumvise, ryari ijwi nyajwi, nta nubwo ryari sharakara baba, ryari ijwi ry'ubutumwa ryumvikana. Pawulo yari mubi ku buryo ameze nka cyagihe. Ndibuka amagambo Imana yakuvuzeho. Ikenshi Imana ivuga amagambo ku muntu yavuga atagaragara, avuga ati, humura nzakugira umuntu ukomeye, inkweto zihengamye zicitse n'abantu banakuriye bakabona suyu nta na mwene wabagira, nta nubwo yize. Ibintu Imana ivuga rimwe na rimwe ikagaragara ntibishoboka. Halo, nimo navuga ngo iki Imana yakuvuzeho bitinde bitebuke kizagenda gute. Sawuli amaze no kubwirwa na Yesu, yewe afite n'abahamya, hariho n'abantu. Imana iramutumye kureba Ananiya, mwigishwa Yesu, kugira ngo Ananiya nawe Yesu akimubwira, Imana ikimbwira ngo rebe ati, umva, yari hafi kubwira nuko atakoresheje amagambo, ariko ibyo yavuze ni nk'ibyo. Nawe ati, Imana uribeshe, uwo Pawulo uri kuvuga wowe uramuzi, uzi ibintu akora. Ni uri kuvuga ngo uwo Pawulo aburana n'Imana, yanga kwemera kujya kurambika ibiganza kuri Pawulo no kugira ngo abatizwe. Ku murongo wa 15 w'igice cya 9 niho nshaka kugira ngo nkugarure. Umwami aramusubiza ati, genda, kuko uwo muntu ari igikoreshwa nitoranirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga. Turi hamwe, suri nyaho ngaho Virgin, n'abami n'Abisirayeli, nanjye nzamwereka ibyo azabazwa nawe uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Misiyo ya Pawulo ngo azabwiriza abanyamahanga, azabwiriza n'abami n'abatware. Iki gice cya 26 ni ugusohora kw'ibyo Imana yari yaravuze kuri Pawulo ikimuhamagara. Nabo yabibwiraga bararebaga koko bakabona ntibishoboka. Nanjye nawe hari byinshi Imana yakuvuzeho pe, nawe wareba ukarebesha amaso y'abantu nabo mutubona Imana, wasanga ari ukuvangirwa, wasanga ibyo bintu bitazashoboka. Ariko ndagira ngo nongere nkwibutse uyu mwanya, umbwirire n'uwo nguwo muri kumwe uti, ibyo Yesu yakuvuzeho ni ukuri, bitinde bitebuke bizasohora. Mumbwirire. Imana ikomeje kukuvugaho byinshi mu ijambo ryayo. Imana iravuga ngo humura, ndi kumwe nawe,
ntabaza ndagutabara. Imana iravuga ngo nta kizangukura mu biganza byawe. Imana iravuga ngo ni njyewe nuca bugufi ukanse nzakiza igihugu. Imana ikomeje kuvuga ngo humura, humura, sinzagusiga, sinzaguhana, sinzagutererana, bitinde bitebuke, humura. Ibyo Imana yavuze ni ukuri, bitinde bitebuke bizasohora. Nubwo bikimeze nabi, humura, nzaguha umugisha. Iyi Imana ivuze no kuba biraba. Imana yavuze kuri Pawulo ngo bari banze. Sinzi situwasiyo urimo ituma n'ibyo Imana ikuvugaho, n'abo musengana, n'abo muririmbana, n'abo muturanye babona bidashoboka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kuri uyu munsi ngo icyo Imana yavuze no kugikora, bitinde bitebuke bizasohora. Umva, ndagira ngo ubyumve neza. I Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya. Ubwo ni mu gice cya 9 niho ngusubiza aho Pawulo yahamagariwe. Umwami Yesu aramubonekera, aramuhamagara ati Ananiya. Nawe ati karame mwami. Bivuga ngo yamenye umuhamagaye. Umwami aramubwira ati haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse, ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'Itaruso, kuko ubu ngubu basenga. Kandi nawe abonye mu iyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira, amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Ananiya aramusubiza ati mwami, uwo muntu numvise benshi bamuvuga uko yagiriraga n'ababera bawe bari Yerusalemu. Mu yandi magambo, mwami, ibyo bintu uvuga koko wowe urumva ari byo? Uwo Sawuli urukuntumaho ngo urumva? Umva, hari abantu batureba bakatureba ubu, ariko Imana yo yitureba ntigira ibihe. Niyo mpamvu twita ngo ni Imana nyiribihe. Yo batureba none, yikatureba ejo, umurimo wayo umaze kugaragarira muri twebwe. Mwami, uwo muntu yagiriraga n'ababera bawe bari Yerusalemu, kandi nino, nta nubwo ariyo gusa, nino afite ubutware abuhawe n'abatambyi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe. Hari abantu batari bagera muri Kristo, hari abantu bakirwanya itorero, ariko Imana izahindura ikabakoresha bakaza mu ruhande rwacu. Hari abantu bakibona ibingibi ari ubusazi, nk'uko Pawulo yabibonaga ari ubusazi kandi akumva ari mukuri. Halo, ndagira ngo nyumve. Hari abantu bakibona ibi ari ubusazi kandi bakoresheje ubwenge bwabo buciriritse bwa kimuntu bakumva bari mukuri, bakumva bari no mukuri mu gukora ibyo bakora. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nabo ngaho Imana ibasha kubahindura ikabakoresha. Umwami aramusubiza ati genda, kuko uwo muntu ni igikoresho nitoranyirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisirayeli. Ndacyari kukubwira ngo ibyo Yesu yakuvuzeho ni ukuri, bitinde bitebuke bizagenda gute. Ndagira ngo wumve ikintu kimwe, ibyo yakuvuzeho n'ibyo aguteganyiriza ntabwo byavuye kuri wowe, ntibinaterwa nawe. Niyo mpamvu n'abatangara baba bari mu kuri koko. Kera nigeze gukena cyane, noneho akena pe, akena. Wari wakena nawe ukamenya ko ukennye? Ariko nari mfite amayeri nubwo nari nkennye. Ejo nabwirije mu rusengero, nakoraga mwaya mayeri barabihakana, bose ntibabyemeye. Nibwira inama ndavuga nti rero kurya ni ikibazo, ariko kwiga ni ikibazo. Ndagira ngo Imana izabaha ibyo kurya iwanyu ku buryo abantu bageze iwanyu barya ntimunabimenye bakarya, sibyo? Ubwo nandika abantu, nabanaga n'umuhungu witwa nanza negeze ko uwo mugabo yigeze kugera hano mbivugana hari. Nawe ni umukozi w'Imana ubu ngubu barakomeye. Noneho nandika abantu 31, ariko sinapfa kwandika. Uramenye no muri korari uzabura umuntu abantu bari kubona ko baje wowe barya. Se Imana iguha ibyo kurya kugira ngo utange uhe n'abandi.
ntago napfuye kwandika, hari abo ntagomba kwandika, abo nari nzi ko bimana ibiryo sinabanditse, Imana izakurinde kuba muri abo ngabo. Hari ababaga babifite ariko bavuye turiya ntiwabimuryana, aho nkagenda nkandika buriya wasanga icyo gihe nari kwandika, buriya nari kwandika yarabaza ari nk'ahantu ubwo nari guhera kwa mwari murega, katamvuga ati uko byagenda kose ntago yabura ibirayi we n'ibiryo ntibyabura, uwo nkamwandika pa 2 3 4 5 meza kuri 31. Nangije mbwira umuhungu twabanaga nti rero wowe nimugoroba nge nzajya mbera kuri 1 uhere kuri 31, tuzajya duhurira hagati tubisikana. Noneho muri iyo minsi ko twakundaga no gusenga, hakaza umuntu akavuga ati ndabona Imana ibahinduye abantu bakomeye. Mu mutima twatanga abwira uwo muhungu twavuga turi kumwe ati sha uyu muntu nakina, uyu nugo vangirwa bari kuvangirwa, arananirwa kurangiza vuba ngo turebe ko twakwirira twitahire. None uyu ngo ari kuvuga Imana ngo tugize ngo abantu bakomeye, tugize abantu bakomeye si yabanje ikaduha ibiryo, yabanje ikadukizanye n'Angeli yari umuntu yari nyiri cyumba twabagamo. Giriyaje zitaraza byari byiza kuko giriyaje zaje kwica ibintu. Yaga ari inzu ifite ikidirisha kinini kitagira giriyaje, iyo twabaga tutarishyura inzu nimwo twanyuraga, tukanyuriramo tukiberamo nta gukorora. Washatse gukora akavuga ati ndikumva nshaka gukorora, ukamufata umuntu. Nyiri inzu nawe akaza hasi agahita avuga ukumva aravuze ngo ariko aba basore umunsi bazata ngo amahirwe nuko batagitahana. Umunsi batashye hano batanyishyuye. Umunsi umwe tuba tugize umwaku, umuhungu harawe yari yagiye bamuha amajanja y'inkoko, none azana amajanja y'inkoko turayakaranga, kumbe ntugakarange utishyuye inzu. Kumbe ni amajanja y'inkoko, ati abaraje ataha simbafashe muteke n'inkoko mutaranyishyura. Narimo mvuga ngo iki ngo iby'Imana yakuvuzeho no kubikoreza agenza gute, kandi bivuga bitaragaragara. Hari abantu bahanura ubusa, hari abantu bahanuza umutwe. Urabona umuntu kuza guhanuza umutwe, kandi umuntu uganuza umutwe. Nakoze ubukwe umuntu abaraje, nari mfite imodokari, nari mfite iki, nakoze ubukwe, kandi nakoze ubukwe ubusubira tenera bunogonoye. Noneho asanga ahantu nari nkodesheje inzu muri RTD hariya, umusore ufite imyaka 40 wakoze ubukwe, ufite akazi keza, ufite imodokari, ikindi yabakurikijeho n'iki wenda tuvuge aramutse atari umusazi. Yarangije gukora ubukwe, afite imodoka, ashoboye, ifite akazi, so kubaka inzu. Abaraje none aneka amakuru kuko abantu bari bazi ngo mfite ibiceri ko nabaga i Kigali kenense ntabona ari hano cyane. None haneka amakuru ati iriya nzu ntago ari yabo. Abaraje nkejo ukize, abaraje aratitira sugutitira ati mbonye Imana iguhaye ikibanza. Kandi icyo gihe nari mfite nk'ibibanza nka 3 deja nari mbifite, ngo Imana ngo irakumvise iguhaye ikibanza, ngo kandi mu mwaka umwe hatarenze imyaka 2. Ngo Imana ndamureba ndamubwira nisha iyo Mana yakubwiye ngo igiye kumbi ikibanza, mfite ibibanza 3 kitakubwiye ko mfite ibindi. Aho Imana ivuga yikuvuga, ivuga ibintu koko mu gihe gikwiriye kandi koko bigaragara. Kandi n'uyu Naniya ntabwo yari yibeshye pe kumva umuntu nk'uwo. Halo, nubwo bikimeze bityo, nubwo bikimeze nabi, Imana irakomeza kuvuga ati humura nzaguha umugisha, humura nzaguha umugisha, uri umunyamugisha. Zaburi ya mbere igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa gatatu aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko yo niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacu igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana irimwe iravuga ngo humura, ibyo yakuvuzeho ni ukuri, bitinde bitebuke bizasohora. Hari ibyo Imana yavuze ku muryango wawe, hari ibyo yavuze ku mudugudu wanyu, hari ibyo yavuze ku rugo rwawe,
hari ibyo yavuze ku bucuruzi bwawe, hari ibyo yakuvuzeho. Ndagira ngo uyu munsi ufatanye n'iri jambo, wizere, wibuke yuko ibyo yavuze no kubikora izabikora. Icya kabiri nuko umugambi Imana yaguhamagariye uracyahari, niyo mpamvu ikigukomeyeho kandi iguhagazeho. Umugambi Imana yaguhamagariye uracyahari, niyo mpamvu igukomeyeho kandi ikuhagazeho. Umva, Yesu abwira Pawulo ngo umurongo wa 16:26 aho turi ngo, igitumye nkubonekera nukugira ngo ngutoranye kugira umukozi wanjye n'umugabo wo guhama ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekerana. Ndagira ngo aho kantu gasurinye, n'ibyo nzagenza ute? Yani ubu umugabo wo guhama ibyo ubonye nonaha, ariko n'ibyo nzagenza gute? Mbwira uwo mwicaranye ngo hari n'ibindi bikiri imbere. Mumbwirire ngo hari n'ibindi bikiri imbere. Ntabwo Imana irarangizanya natwe. Hari n'ibindi. Ndayishimira ko nashoboye kwambara urukweto none, ariko hari n'ibindi. Hari n'ibindi. Mumbwire ngo hari n'ibindi bikiri imbere. Hari n'ibindi. Imana irashaka kandi yiteguye kukugira umukozi wayo n'umugabo wo kwihamya. Imana irashaka kandi yiteguye kukwereka n'ibindi bigiye kuza. Imana irashaka kuguha imbaraga zikubagisha kuyivugira mu boroheje no mu bakomeye. Imana irashaka kuguteza intambwe, uve mu bwiza bumwe ujye mu bundi. Murongo wa 22 Pawulo aravuga ati gutabarwa kwanjye kuva ku Mana. Ndagira ngo hari akajambo gasurinye ngo na n'ubu ndacyariho. Na n'ubu ndacyariho. Bwira muri kumwe, na n'ubu ndacyariho. Na n'ubu ndacyariho. Na n'ubu turacyariho. Turacyariho na n'ubu. Turacyariho na n'ubu kandi tuzakomeza gukoreshwa n'Imana. Ndagira ngo nkwibutse ko uyu mwaka ni umwaka wo kurushaho gusenga no gushaka mu maso h'Imana. Ni umwaka wo kubona imbaraga no gukomera kw'Imana. Ni umwaka wo gukoreshwa n'Imana n'ibindi birenze n'ibya mbere. Ndamubwira ngo igitumye nkubonekera ni ukugira ngo ngutoranye kugira umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye nonaha n'ibyo nzakubonekera. Hari n'ibindi Imana ikituvugaho, hari n'ibindi bikiri imbere. Imana irashaka ko wamamaza ubutumwa bwiza mu magambo no mu ngiro. Icyakora ntacyo mvuga keretse iby'abahanuzi na Mose bavuze ko bizaba, yuko Kristo atazabura kubabazwa kandi ko ari we uzabanza kuzuka no kubwira ubwoko bwacu n'abanyamahanga ubutumwa bw'umucyo. Aha niho abatubanjirije bageraga bakaririmba. Harakarimba barimbaga kera ngo twahamagariwe yewe gukorera Imana. Wow! Mwiro muri kumwe ngo turi abakozi b'Imana. Yes, turabasaruzi, turabakozi b'Imana. Abakozi b'Imana ntabwo ari bapasiteri gusa. Abakozi b'Imana ni twebwe twese. Ni twebwe twese. Imana iracyashaka ko abantu bakomeza gukizwa bakava mu byaha kuko barababaye. Nubwo bashinyiriza bakakwereka isura, barababaye. Yarababaye ngo nuko Yesu abonye abantu ko bababaye, ko barushe, abagirira impuhwe, ngo bari bameze nk'intama zitagira umwungeri, ariko bagerageza kwishushanya barababaye. Ngiro muri kumwe ngo badafite Kristo barababaye.
barababaye. Nubwo bagerageza kwihisha mu makoti, kwihisha mu mamodoka, kwihisha mu bucuruzi, kwihisha mu byari byo byose, ariko barababaye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bibwira ko batunze, ngo nyamara ni abatindi, ngo ndetse bo kugenza gute, bo kubabarirwa. Imana iraguhamagarira kwera imbuto zikwiriye abihannye. Maze mbwira ab'i Yerusalemu n'abo mu gihugu cyose cy'Iyudaya n'abanyamahanga, mabwiriza kwihana no guhindukira Imana bakora imirimo ikwiriye abihannye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba kugenze gute. Igitandukanya abakristo nyabakristo ni imirimo. Rivuga ngo tuzabamenyera kuki? Ku mbuto za. Hari abantu bamufite aho ngo ugasanga umuntu, yani hari abantu uzirinde kubingwiza murongo mu gace, haba mu muryango fatizo wanyu, haba muri korari yanyu, haba mu itorero, haba mu mudugudu wanyu, haba aho uri hose, uzirinde kuba ingwiza murongo. Ngiro muri kumwe ngo ntuskabe ingwiza murongo, ntukabe ingwiza murongo. Aha niho Pasiteri Nyasi yageze arimo kwigisha, numva aravuze ngo mwebwe muje murareka tubayoboresha ijambo ry'Imana. Umukristo utera imbuto, utagaragaraho impinduka, utagira imirimo myiza, udasangira n'abandi, utagira impuhwe, utumvira, utagandukira umugabo we agakomeza kwigira ingare, udakunda umugore we ngo amwitangire uko byaba biri kose, bene uwo birashoboka ko yaba atarakira Kristo by'ukuri, akaba ari umupagani wayoboye mu rusengero, ari umwe muri ba bandi Yesu ubwe yivugiye ngo azamureba mu maso ngo ababwire ngo hoshi sinigeze kubamenya. Erega abajya ku isoko bose si abakiriya n'abacuruzi gusa. Nigeze kubabwira ko mu isoko hajyamo n'imburamukoro. Nkuko mubizi, burya nta soko ritagira umusazi. Ariko burya ikibi ni ugusarira mu isoko ritari ryanyu. Umusazi mubi ni usarira mu isoko ritari ry'iwabo aho batamuzi. Ahangaha ho ntabwo ari isoko ribi, kuko hano n'uwahasarira yahabonera Kristo. Abwiraga kera nakundaga isoko cyane, nakundaga kuba uwa mbere. Ninde uzamperekeza mu isoko? Ngahita mvuga ni njyewe uzaguherekeza mama. Akagira ngo gahunda zimujyanye n'izinjyanye birahuye. We ashaka kujya guhaha, akeneye wo kumufasha kumutwaza. Nanjye nshaka kugenda kugira ngo nje kubonja ubunyobwa, udukaranga babaga bari kubonjesha. Urumva ni abantu babiri bari kujya mu rugendo rumwe, ariko bafite motivation zigenze gute? Zitandukanye. Akenshi na kenshi kubonjesha nabyo ntabwo byabaga byoroshye, kuko iyo bamaze kukumenyera kubonjesha buri munsi w'isoko, hari igihe banga no kukubonjesha. Ubwo byansabaga rimwe no kujya ndahindura nk'ijisho kugira ngo bagire ngo n'undi muntu, no kuva ku murongo umwe nkashaka uburyo ndajya kubonjesha ku wundi. Muri ibyo mama kanshaka kambura, yabirinduka ashaka umwana akabura umwana. Uzi gushaka umwana mu isoko? Noneho uko igihe cyakiye kunshakira, nanjye ngaba aribwo nibutse ko nari ndi kumwe nawe, nanjye ngatangira kumushaka. Yanyura aha nge nkanyura aha. Twajya guhura ikimbabaza, aho kugira ngo yishime ko abonye umwana we yari yabuze, akanyakiza urushyi pa. Yaramubajije ejo bundi araseka, yaragiye kwitura hasi. N'ubu ngubu ari kunyumva kuko arakurikiye kuri online. Araseka cyane, aravuga ngo rwabaga rurushyi rw'urukundo. Ndimo ndashaka kuvuga ngo iki? Ndashaka kuvuga ngo Imana iraduhamagarira kwera imbuto zikwiriye, kandi iratuzi, kandi ibyo yatuvuzeho no kubikora izabikora. Kandi umugambi Imana yaguhamagariye uracyahari, niyo mpamvu igenze gute, ikigukomeyeho, ikiguhagazeho. Soza ndagira ngo duhaguruke,
twicaye igihe kirekire